Okay, umaze gukora subscribe rero kabaze nkubwire reka nawe tuganire. Uyu munsi reka nibarize ba nyiri byondo cyangwa se abamabuja cyangwa se ababosi bafite amazu akodeshwa. By'umwihariko muri iyi si dutuye nyine twese ntago dufite amazu yacu, twese tubaho dukodesha kandi buri wese akodesha bihwanye n'amikoro cyangwa se bihwanye na bashije. Murabona? Okay, umaze gukora subscribe rero kabaze nkubwire reka nawe tuganire. Uyu munsi reka nibarize ba nyiri byondo cyangwa se abamabuja cyangwa se ababosi bafite amazu akodeshwa. By'umwihariko muri iyi si dutuye nyine twese ntago dufite amazu yacu, twese tubaho dukodesha kandi buri wese akodesha bihwanye n'amikoro cyangwa se bihwanye na bashije. Murabona? Murabona nkanga muri izi karitsiye nyine tu nabakaritsiye mubona nyine amazu yaho ntago abahenze cyane, ariko nyine hari n'abantu nyine n'igihe tubura yo kuyishyura. None ikibazo cy'amatsiko nibariza ba nyiri inzu, iyo ufite umupangayi akananirwa kukwishyura, nako wenda tubare amazu kwezi kwa mbere wenda bigenze nabi arayabuze, ukabona ukwezi kwa kabiri tubare wenda akwishyura 30 cyangwa se 25 cyangwa 20 cyane, hari n'ababuri n'icumi gutyo, ukabona arayabuze. Warangiza ugahitamo guhita umuhambiriza ngo nagusohokere mu nzu. Uwo muntu bumwirukanye uzi ukagiye hehe? None reba nkano haturiye ishyamba cyangwa ibihuru, uwo muntu abagiye kuba uwo mubwenga agenda agiye. Umuntu mwabanye ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu, ukwa kane gutyo, ukwa gatanu, abuza amafaranga amezi 2 yonyine. Ati toka mu njia wewe bumbafu, uramwirukanye. Ubu uwo muntu bumwirukanye uzikagiye hehe? Abagiye hehe? Ko hari abantu mufasha satani ntamenya. Wagize amahirwe umuntu akwishyira imyaka ingahe mubana neza, kubera ko yabuze amezi 3 yonyine, 60 cyangwa se 90, unaniwe kumwihanganira. Ba nyiri inzu mutubwire uwo muntu bumwirukanye uzi kagiye he? Iyo ufashe umuntu ukamwirukana shishi itabona kuri 50 ziyo yakwishyuraga, akaba amazi 2 ibintu byarahindutse. Icyambere ntushaka no kumuganiriza, banza umuganiriza umenye ngo se uyu muntu nirukanye ubundi byagenze bite. Ushobora no gusanga ahora mu ipantaro imwe yaremeraga agapfa gapfuka kugira ngo arebe ko yabona y'inzu yawe, ugasanga n'abana baramudwaranye kandi ufite amikoro, ufite andi maza kwishyura. Ntushaka no kumenya igituma uwo muntu atakwishyura, byibura ngo unamudwaneho, byibura ngo unamudwaneho arebe ko nawe yamara kabiri, ahubwo ngo mvira mu nzu. Ubu mwirukanye uvuga kagiye. Niko ubu mwirukanye uvuga kagiye. Mutubize. Uyu munsi ndi ku bantu b'inzu ba nyiramazu, mutubwire twebwe abapangayi dufite ibibazo nk'ibyo. Abapangayi dufite ibibazo nk'ibyo, bantumye ngo mbabarize. Iyo wirukanye umupangayi nijoro cyangwa ukajya kumuteza ubuyobozi, ukajya kumuhamagariza mutwara sibo,
mudugudu, mutekano, karinda uzamuka no ku kagari, ku murenge, umujyi wa Kigali umurenge ukabireba gutyo tu, umurenge akagari nako kakazana irondo bakaza kukomonganisha. Uwo muntu mwamumwirukanye mumubwira kagiye, uwo mupangayi mwamumwirukanye mumubwira kagiye. Ushobora kuba uri kutwumva uri umupangayi, cyangwa se ukaba uri nyiramazu, cyangwa iwanyu muyafite, wicara umbarize iwanyu ngo ese uriya mupangayi uriya muntu wacu dukodeshereza ko maze igihe nkaba numva muri gushaka kumwirukana, murabizi neza ko afite aho gukodesha ahandi, muramwirukana mumujyanye hehe? Tubwire muri komenti mubyumva gute mwebwe, mubyumva gute, mubyumva gute? Hagati aho mugende mukore subscribe kuri Blessing Hope Rwanda TV, dore tubasaba gukora subscribe. Abantu mu following barenga 34,000 byibuze ubwanyu, niyo mwagenda mufata momo yanjye mukagenda mushyiraho ibiceri desa kuri momo code 133,687 mugenda mushyiraho ibiceri desa, mushobora kunkiza urugendo rw'amasaha asaga hafi 5 nkora ya buri gitondo, kandi bugahindura ubuzima bitandukanye. Hari ukuntu njya numva, hari ukuntu njya mbona, nyine tu mbona hari ukuntu mba ndahantu ndi kugenda nkabona diru na mupangu zirangaho, ariko nyine icyo ngicyo cyo ni iki kindi gihe. Reka twibarize rero sasa, dukomeza kandi kubashimira abantu mwakoze subscribe, abantu bamaze kugera ku 2,200 mumaze gukora subscribe kuri Blessing Hope Rwanda TV. Muri abantu b'agaciro kenshi cyane, muri abantu b'ingirakamaro, muri abantu beza cyane. Imana ijye ibamera umugisha. Namwe abakoze subscribe, namwe abakoze follow, abantu musaga 34,000 kuzamura, namwe Imana ijye ibaha umugisha. Ariko mumbarize ba nyiri byondo banyu aho muri ku isi yose, iyo mwirukanye mupangayi mumwirukana muzi kagiye he, kandi yarabuze aho kubishyura. Ahubwo nta kuntu mwakihangana mugashaka ukuntu mumufasha. Nanone mumbarize abayobozi b'utugari n'irondo ry'umwuga, uwo muntu iyo muje mukamutera hejuru mumujyanye hehe? Akagari gafite proje yo gufasha abantu, ntimumufashije, ahubwo mumufashije kumwirukankana namwe. Mumujyanye hehe mwabisambo mwe? Gihe mwahereye mumujyanye hehe? Mumujyanye hehe? Uwo mupangayi mumufashe mukamusora mu nzu, nta mafaranga afite, nta akagari kakaza ngo sohoka. Ari ibintu nkunda, hari njya mbona ngo piriave y'imitsi 15, imitsi 15 irarangiye, ntabonye nawe gukodesha. Haje w'umudugudu, raporo y'umudugudu hisandika ngo uyu muntu ngo ibiki. Ibyo bintu mwabikuye, ibyo bintu mubikora gute? Nize mbaraga zibatera kwirukana umupangayi nta mafaranga afite kugira ngo ajye komongana.